ntitwareka gutara inkuru no muri Ukraine bariyo kandi nta urusha arasha kurasa. Theogene natubwiye kuri m23 ngira ngo nibyo twari turimo. Hanyuma Bonera ati ese leta ya Kongo yemera abatutsi batuye mu mahanga bahavuye kubera interahamwe zo mu Rwanda? Leta kugeza ubu ngira ngo usibye ko ngeze kubona hari amasezerano ari hagati ya leta ya Kongo n'u Rwanda mu gucyura impunzi yasinyiwe ngira ngo ni Geneve, sinibuka igihugu cyarimo, na minisitiri w'impunzi hano mu Rwanda wibiza no gucyura impunzi, ariko bo bavuga ko nta mukongomani muzima wahunga ngo ahungire mu Rwanda n'ahandi. Kugeza ubu ngira ngo ni ikiganiro Patrick Muya yahaga televiziyo y'Abafaransa na radio RFI. Okay. Hanyuma uwitwa Dorpe ati ese ko mbona atinyitse mu mivugire umugabo we bigenda gute? Kuko utinyitse ngo mu mivugire ashobora kuba yagutinya, umugabo wawe ngo aragutinya. Impamvu wantinya nuko atari umugabo wanjye. Hanyuma uwitwa Bariruru ati niki kikubangamira mu kazi kawe? Ni umuntu mbuza kubona amakuru, birambangamira rwose. Emi nyawe sinzi niba ari Emi w'umunyamakuru wo kuri 3D ati mbariza Mutesi iyo agiye habera intambara nta bwoba bafite, ndamukunda kandi ndamufana. Ubwoba ntabugira se, iyo bareba ama video yacu yo bitangiye kurasa ntabwo abona mirimo mu bigori mvayo. Uwitwa Oshimi Bristol ati hello, nkunda uburyo aba afite self confidence, niki cyabimufashiramo kugira ngo yitinyuke cyane ko bigoye kubona umubyeyi nkawe. Nkubitamo babyimba ati mumbarize baramutse bamuhaye imirimo muri leta yabifata gute? nko kunkura mu kazi nkunda nkora nkushoboye. Dorope yari ikibazo kijya kumera nka kiriya yakubaje ngo umugabo wawe nimba kwisanzuraho. Yes. Dubai Jobs siniki yavuga ku buryo abayobozi b'inzego z'ibanze bafata ibyemezo bitarimo kureba kure no gushishoza. Thanks. Bishingiye kuba ashobora kuba nta bumenyi afite cyangwa ari indangare cyangwa bifitemo inyungu. Hanyuma uwitwa Brave Image ati Mutesi Scovia ngo ikibazo cyo guhindura kaminuza imyaka 4 arakivuga iki? Impact nziza bizagira na impact mbi bizagira ku banyeshuri. Murakoze. Icyo ni ikibazo maze iminsi abanyeshuri bamamagara, narababajije ngo niba ibyo biga bongeyeho umwaka wa 4 bifite inyungu mu kurushaho ireme ry'ubuzima rikomeza, niba byige gusa bifite ingaruka ku bijyanye n'amafaranga bazishyura y'ishuri bitunguranye batarabiteganyije, ariko ntekereza ko bahangana nabyo kuko kwiga ntekereza ko atari igihombo kurusha ko baguha bikeya ngo ugende ukomeze kandi hari ibyo kwiga. Ngiye kuri giye ko barahinduye imyaka simbifata nk'ikibazo gikomeye, ahubwo habaho uburyo bwo kumenya uko bazafashwa koroherezwa kumvikana na kaminuza kugira ngo babone uko bishyura bige n'uwo mwaka. Dorope sorry ndamaza nkoze. Ukiri muto ngo bagufataga gute? Oui? Amazi y'iki gicuku cy'i Kigali n'amanywa y'iwanyu ni ikibazo. Oya arimo arabaza ati ukiri muto bagufataga gute ngo muri society? Ni umwana w'inkubaganye. Wari umwana w'inkubaganye cyane. Hanyuma Elisa ati mutubarize se ko akunda gukora inkuru zivuganira rubanda, yakwemera gukora nk'abavugizi ba rubanda kuba mu nteko ishinga amategeko akatubera umudepite? Oya. Ese kubera iki benshi mu bakongomani bavuga ko nta mututsi umukongomani ngo wigeze ubaho? Ubwabyo ni ikibazo, none se ntiba ariyo? Hanyuma ati Madamu Scovia ni iki wavuga kuri Laurent Nkunda? Icyo muvugaho nuko ari mu bantu bagiranye amasezerano cyangwa wagiye mu mishyikirano ya leta ya Kongo akayikora nabi. Uyu munsi ingaruka bene wabo bafite zikomoka ku masezerano bashobora kuba barakoze nabi cyangwa bamurushije imbaraga ayakora nabi, byanamuviriyemo kuba uyu munsi aba mu buhungiro. BMTT ati ibi bintu sinajyaga mbyumva ariko ubu c'est plus ou moins clair, menya reparti izo arizo au moins. Urumva ko hari abo byafashije ibisobanuro watanze. Ese ko benshi bigamba kambinywera amazi? Winywera amazi ko wafashije benshi. Hanyuma Jebs ati none se m23 ikuraho intwaro ko tutarabona yashiriwe? Uko
abavugizi babo mu bihe bitandukanye. Icyo kibazo baje nakibajije perezida w'irizi nyeshyamba Bisimwa muri press conference ya mbere yabaye Bunagana, ngira ngo hari hakiri n'imirwano igitangira. Yanshubije ambwira ko hari intwaro nkeya mbere bahunga 2013 bari bafite, ariko avuga ko muri iyi myaka ku rugamba habaho gufata no kubohoza intwaro kubo barwana. Uko uwo barwana afite intwaro nziza niko n'inyeshyamba zigira intwaro nziza. Ibyo byo birashoboka, gusa nanjye nk'umunyamakuru ibyo bintu bintera impungenge ko sinemera ko umuntu yabaho kubyo azabohoza gusa adafite ahandi. Gusa ubaza icyo kibazo yakwibaza ngo ku isi nzima nta bantu bacuruza intwaro ku bagizi ba nabi ku buryo bananirwa kuzicuruza ku nyeshyamba. Ahubwo ikindi kibazo mise nibaza nanakubaza, kuki ko izo nyeshyamba zivuga ko zifite intwaro zari ziri muri Uganda, zijya gutera zateye ziturutse muri Uganda, kubera icyo u Rwanda ari rwo ruza mu majwi cyane, kuki abakongomani bagumye gukorana na Uganda, kuki nta na rimwe bajya bakiza Uganda mu buryo buri public? Urumva nyine iyo bakubwiye ngo kubita uwo wanga kubita uwo musangira. Batinya Uganda se? Sinzi niba batinya Uganda, ariko imyaka uko yagiye ihita, bwa mbere niba wibuka uko nashubije ku kibazo cya Mubutu na FDLR, uko ingabo zatsinzwe mu Rwanda zikinjira muri Kongo muri 1994, ni inkomoko y'ibibazo bya Kongo kugeza uyu munsi. Abakongomani ibyo bazajya bakora bajya bamenya ko Mubutu ari mu bantu babazaniye ibyago muri Kongo. Reka twihute dusoze mu munota umwe. Bisilime ati ese urabona intambara n'inzapfa nzakira cyangwa bazemera ubu busabe bwa M23 ko rwahanye inkoyoyo? Ngo zagira ate? Ngo ni intambara ari nzapfa nzakira ngo cyangwa bazemera ubusabe bwa M23? Ntabwo tubizi kugeza ubu, leta ya Kongo irabihakana ko ntabwo izemera. Bosco fast aware M23 gets supplies nyamara mukanya maze kukivugaho. Mr. Richie karibu iwacu tariki ya 9 z'ukwa gatatu. Aba muri Denmark, ufite gahunda kujya muri Denmark? Oya, nuko yabonye nuza hari ikiganiro nzakora, ariko nzakora online ku munsi mpuzamahanga w'umugore. Isaac irumva umaze imyaka ingahe ukora akazi k'ubunyamakuru? Kuva 2010, ubwo arayibara nawe. Bonner King wagira iyihe nama iki impunzi z'abatutsi baba muri Amerika? Ntabwo bakwiye kuba ari impunzi z'abatutsi baba muri Amerika gusa, sin'abatutsi. Umukongomani wese wahunze akwiye kugira uruhare mu gutuma iwabo hagaruka amahoro, haba mu gusaba ibiganiro, abafite ijambo ryumvikana basabe leta ko impunzi zitaha. Leta niba yemera gucyura impunzi ikazirindira umutekano bikorwe, niba ari guhagarika imirwano bihagarare, niba ari n'imirwano buri wese abigiremo uruhare kuko niwe munyagihugu. Si ngombwa abatutsi cyangwa bari muri Amerika, umukongomani wese wahunze akwiye gutaha, ko nta muntu ukwiye kubaho ari mu buhungiro. Ubuhungiro niho hantu habi, hanyuma habanziriza gupfa. Richie ati nabonye wibanda ku nkuru z'ubutabera ko karengana ari kenshi, umva izo nkuru zibonera umwanya zose. Nkora izo nshoboye. Ni Lord Jesus, niba bishoboka ntabwo iyi gahunda yo kuvugana na Scovia yajya ibaho inshuro 2 mu kwezi? Ako kazi ntako nasabye, kandi ari isudi ntahemba mu bimenye. Ayo mahirwe nayakora, ariko kuzajya mubona nanjye akaza akadufasha gusobanukirwa ku tuntu twinshi dutandukanye. Hanyuma ati ntimwibagirwe gushyiraho namba ya Scovia yo kumushyigikira ndetse n'iyo kumugerezaho ibitekerezo. Scovia bagiye kumpa nimero. Ndayiku nyifite muri telefone hano kandi ndimo nkoresha. Okay, reka nkwereke, tuzakora aka video gato. Reka nkwereke ikintu mbasezeranya kinaryoshye kurushaho. Buretse nkwereke ikintu ufite. Wowe ufite telefone imbere yawe? Ariko byangora kuva hano nkajya gukora ikindi kintu. Ahubwo ikintu tuzakora cyoroheje, tuzakora aka video k'amasegonda make akabivugaho, ume kariho details zose nyenga nka posting kuri Instagram yanjye no kuri Instagram yawe. Nono abantu badukurikiye please muzajye kandi abadukurikiye rero bashobora gusura kuri Scovia Mutesi, bahita banayibona bakayitwandikira. Mujye no kuri Scovia Mutesi murebe Instagram ye hano yitwa Mutesi Scovia cyatse Mutesi Scovia. Iyi foto yambaye ifoto y'umutuku mutabona abamwitiriye, mureta muyibona.
hanyuma turimo gusoza ati ese ni gute twafasha M23 ababa hanze ngira ntabwo ngo iki gisubizo ntabwo cyasubizwa nshobora n'umuvugizi wa gusubiza icyo kibazo kuko jewe ntabwo nshaka inkunga y'inyeshyamba. ahubwo nzashaka umuvugizi wa M23 n'ibinkundira. Larissa Ineza ese Scovia kubera iki abanyamurenge bita abanyekongo kandi bavuga ikirimi kimeze nk'ikinyarwanda? Nyine ni abakongomani bavuga ikinyarwanda, naho ariko intambara irarose tuzagaruka tubabwira imeze nabi. Igiye gutangira weratangiye ahubwo hariyo niba yitwa niba ari colonel niba ari general simbizi witwa makanika mbabare niba ntazi rankarye nawe ngo yakamejeje ruguru iriya rwose ngira ngo arumva bene wabo barwana mu burasirazuba bakavuga atahari ngira ngo natwe twakwirwanaho bigeze. Ese umunyamakuru akwiriye kumva ibyo nyiri kuvugo ashaka kubera ko yishyuwe amafaranga? Icyo gihe ntabwo buri umunyamakuru buri igisambo kiraho. Nkotanyi aragusaba aha nomero ngiyi bayishyize urayibonye muri comment yo hasi. Reka ndebe. Hari umuntu wari uyizanye 079 90335 niyo? Yego niyo. So iriho ni momo iriho amazina Mutesi Scovia. Iriho amazina yanjye. Okay. Ariko nangerageze kwipininga. Okay. So muyirebe ndayipininze iyo nimero ni 07 ariko ubwo batangiza ababa hanze ni +25 ndibaza. Ni plus nyine bitewe n'igihugu code. Code yacu ni 25 abari hano. Hanyuma dusoreze kuri ibi ngibi Mukeshimana Laurence ati mana we mama mana nkuhamagare kangahe Scovia ndamukunda n'imitima myinshi ati mana ngo hamagare kangahe aragukunda pe akurikije ukuntu yabivuze. Arakoze. Isaac ati M23 gute se igoma urabona izahagera? Igoma ni umujyi ukomeye w'ibihugu mpuzamahanga bitandukanye, ni umujyi wa politiki y'Iburasirazuba. Kuwufata nuko baba biyemeje kurwana intambara yo gupfa no gukira noneho yeruye, ariko bara kutayifata si uko wenda batanayishoboye cyangwa ntibanayishoboye, ariko inarinzwe cyane. Kuyirohamo nabyo bishobora gutuma intambara yabirangira uwo munsi. Ni umujyi ukomeye kandi urinzwe na leta n'isi muri rusange. Yes. Hanyuma Nkotanyi azaze Memphis ho havanze n'ibiturika biruta Masisi gusa nkunda akazi akora konzi cyane. Yes, reka dusoreze kuraba kuko ntago twasoza ubutumwa ni bwinshi, ama reaction munyihanganire muri benshi mwacishije ibibazo n'ibitekerezo ku ma reactions kandi naye nabasobanuye ko byangora kubisoma ni byinshi pe ni byinshi wenda mbere yuko Scovia aryama ashishamo n'amaso. Ikindi mu following hano kuri Instagram yitwa Mutesi Scovia cyangwa se wandike Mutesi Scovia urahita umubona, mushobora kumwandikira inbox nimero mwayibonye, mushobora kumufashirizaho kugira ngo amakuru ajye tugerezaho igihe. Hanyuma Scovia reka two gusoza kuko barifuza ko nzajya ngutumira kabiri mu kwezi ariko zajya nkubaza nti uyu munsi uraboneka bitewe n'inkuru zihari tuzivugireho. Ndabizi urumwe mu bantu bafite umwanya baza bakaganira n'abanyarwanda ibi bintu koko wabisemo warabyiyemeje ufite umwanya rwose ntago wantenguha kandi ndabizi. Ahubwo reka nkubwiye nti dusoze ubwira iki aho twatangiranye ikiganiro amasaha arenga 2 twamaze tuganira. Nigeze kubona comment ziri hano usibye no kuri jye n'undi wese uzaza mu kiganiro cyaba hano n'ahandi. Kuba utemera ibyo umuntu avuga ntibikuraho ko ufite ibyo uvuga. Abanyarwanda abadukurikira abandi bari hano dukuze umuco wo kujya impaka ku bitekerezo kurusha ko tujya impaka ku bantu, kuko nk'umuntu ubaza ati umugabo wawe ntabwo agutinya aho urimo urajya impaka kuri jye kandi turi ku bitekerezo, ariko kuko icyo gice cyarimo ntacyo bitwaye n'abandi bigende bityo. Ikindi nabwira abantu kuba uri umujene ntibigukuraho ko ufite inshingano zo kumenya amakuru. Mukwiye gufata umwanya wo kumenya amakuru arenze ayo kubyina na filime n'imikino, mukamenya amakuru y'imibereho y'igihugu ya bene wanyu uko babayeho. Ngira ngo isi yose muri rusange n'umva amateka y'ibihugu byabohowe n'abari abene igihugu kandi usanga nka 80% yabo bari abajene. Byiza rero ko gutuza umutekano wo muri Kongo, waba uri umukongomani uvuga uti ibyo perezida Tshisekedi akora nibyo, ni byiza ko urubyiruko mumwereka igikwiye guhagarika intambara. Ni byiza ko abakomoka kuri M23 gukora ibishoboka
ngo m23 ihagarike nayo intambara amahoro agaruke muri kariya karere kandi buri mwene gihugu atura iwabo akwiye guturamo. Nibyo navuga ngo abajene mwihugira kuri Instagram, ubu iyo tujya kuri Twitter ntago twari bubabone, nimujye n'ahandi hantu mwihugira ku miziki gusa, kuko kugira ngo uzabe mukuru ufite icyo ushobora kuvuga ku cyabaye mu myaka yawe uri muto nuko utangira kukimenya nona. Reka abajene twe kuba indangare zo kurangarira muri ibyo bya bindi mwahoze mumbwira ngo hari aho babyina bambaye ubusa abandi bagize bate byaka, noneho mukibagirwa iby'ingenzi biri iyo bimaze kuzima. Rero mutashye niho mwibuka ko muri impunzi, abandi mukibuka ko mudashobora gutaha, ibindi byinshi bitandukanye. Yes. Sereka gushimira cyane Mutesi, kandi nizere ko tuzongera vuba tuzasubira vuba. I Kigali haba hari inkuru nyinshi, butanzaza mbabwira inkuru y'imikino, tuzakora siporo. Hako Tuzajya muri siporo no mu myidagaduro. Birasaba ko umugongo nzaba mpetsemo kasitari, bajya bambaza ikibazo nkamubwira nti subiza nanjye mvuge. Subiza. Waba ukoze n'igitangaza nakuzana kasitari kuri Instagram, byarananiye pe, ndacyamuhiga ariko nzagerageza. Wawumfashije nawe byarashobotse kandi n'umuhanga. Oya ntiwanzanye, naherukagaho kuri Instagram abadukurikiye nubwo mugiye kumforowinga, naherukagaho umunsi wari wanzanye ndaza ngeho. Ariko ubu ngubu tangire basamu bagufashe, kuko hano hari abantu benshi bagukeneye, naho kugira ngo umaze kugira aba followers naje bari nko mu 10,000 birenga, ubu sinzi aho bimaze kugera, wasaba byarenze 11 n'ibindi. Ubwo wabakora iki ko ntacyo nshyirayo? Yewe ndaze nshaka icyo njya nshyirayo. Icyo ushyiraho nyine baragukeneye muri iyi mihanda. Reka gushimira cyane Scovia, Uwiteka kurinde namwe mwese, kandi amahoro y'Imana y'u Rwanda bane namwe. Unsurize Papa Gisa, unsurize Gisa ndetse na Khashera mu gitondo. Yego. Hamwe na wa Muyede wadufashije ku buhanga bw'ibyo. Yari Papa Gisa niwe nari nagize umuyede. Waramugize umuyede, arimo aranyumva? Aracyari maso? Yagiye kuryama, ejo nakazi. Niwe na umusurize cyane. Niwe nari nagize umuyede. Umusurize cyane. Uwiteka Imana akurinde, ugire ijoro ryiza. Yes, arakoze cyane, bamwita Mutesi Scovia, akaba